inkuru ye igaragaza ko kugerageza byanga, wongera ugerageza, gukora amakosa menshi, wongera ugerageza, trials and error, ko bishobora kukugeza ku butware, kuva mu cyitwa akagaraje k'amagare, mu kazu k'akaruri k'ibiti, kugeza ku kwandika amateka atazibagirana. Yasabye imenyereza mu mwuga muri kampani yabonaga ko izamubera ikiraro cyo kukabya inzozi ze, nyamara umwanya bamubonye umukwiriye kwarwa umuboyi arera abana basebuje. Yaciye muri byinshi bigoye byari gutuma atanari mu mutaru na gato, ku buryo kuri iyi saha tutaba turimo tumugarukaho. Gusa kuko inkuru yitangaje cyane kandi ko benshi yabahindurira ubuzima, reka dufate aka kanya tuganire ku nkuru itangaje y'ubuzima bwa Honda. Iyi nkuru imaze imyaka 100 yose, gusa n'uyu munsi ntiyabura kugusigira isomo rikomeye cyane. Muri iki kiragano kigezweho turimo, kongeye kubaha ikaze muri rwa ruhererekane rw'ibiganiro byiza bitwikiriwe mu mutaka witwa inkuru yahinduye ubuzima bwanjye, inkuru yanjye, inkuru yacu. Reka uyu munsi inkuru ya Soichiro Honda itwigisha, ihindura byinshi mu ntekerezo zacu n'ubuzima bwacu muri rusange. Ikaze. Inkuru yacu itangira mu rusisiro rw'icyaro cyitwa Komoyo, iherereye mu nkengero z'umujyi wa Hamamatsu mu ntara ya Shizuoka mu Buyapani. Ni nk'umuryango wari ukinnye cyane, wari utunzwe n'umwuga w'ubucuzi no gukanika amagare warutuye. Wari umuryango w'abajene Marie, Jay Honda ndetse n'umugore we Mika, batari bifashije na gato. Mu buzima bwabo bahoraga barwana no kubona bucya, nta cyizere cy'ejo hazaza bafite. Tariki ya 17 Ukwakira 1906, uwo muryango waje kwibaruka umwana wabo w'imfura, bamwita izina Soichiro Honda. Gusa ariko ibintu ntibyabagendekeye neza. Muri icyo gihe ubuvuzi bwari bukiri hasi cyane, byaviriyemo umuryango wa Honda kugira ibyago bikomeye cyane byo gupfusha abana 5 bakurikiranaga na Soichiro, bazize indwara zikunze kuzaza abana bato. Kuba Soichiro yari imfura kandi mu muryango w'abacuzi, ikibuga cy'imikino cy'ubwana bwa Soichiro cyari aho se yakoreraga umwuga w'ubucuzi no gukanika amagare, mu gihe abandi bana baba bakina udukino tw'abana dutandukanye, bakinisha ibipupe ndetse n'utubaro tw'abana. Soichiro we icyari igipupe cye cyangwa se balo ye yo kwishimishirizaho yari inyundo ndetse n'ibyuma by'ibisigazwa se yasigaga iruhande mu kazi ke ka buri munsi. Ibi byatumye amenya hakiri kare uko bakora imirimo imwe n'imwe y'ubucuzi ndetse n'ubukanishi bw'amagare, ku buryo mu myaka mike uko igare riba ryubatse yari yarabashije kubifata mu mutwe. Ku myaka 8 y'amavuko, nk'uko byari byaramaze kuba akamenyero ko abyuka mu gitondo cya kare yerekeza aho papa we akorera, ko abyuka mu gitondo cya kare yerekeza ku cyo nakita akagaraje bakanikiragaho amagare. Akiri mu nzira yatangiye kumva urusaku rudasanzwe ataramenyereye mu mudugudu wabo. Yumvaga ikintu gihinda bidasanzwe, nuko yihutagara mu gice cyarimo ngo arebe icyo kintu gisha cyaba giteye mu rusisiro rwabo. Nuko yihutagara mu gice cyarimo ngo arebe icyo kintu cyari cyo. Yaramenyereye ko ibintu bigenda mu mihanda y'iwabo, ko ari amagare ameze neza nk'ayo se ahora akanika. Nyamara icyo kintu yari abonye cyo cyari gitandukanye cyane. Yabonye icyo kintu gihinda gifite amapine 4, aho giciye hose cyasiga ivumbi, nyamara kigenda ku muvuduko mwinshi udasanzwe. Abantu bakigendamo bicaye bigamye neza nk'abari mu ntebe zo mu ruganiriro. Byaramutangaje cyane kuko atari icyo kintu icyari cyo. Gusa icyo kintu cyari imodoka za kera zo mu bwoko bwa Ford Model T. Icyo kintu yari abonye cyaramutangaje cyane. Ako kanya gihindura inzozi z'ubuzima bwe. Kuva uwo munsi ku wundi mu mutwe we ati ngombe nanjye nkora ikintu gitangaje na kiriya. Na nyuma y'imyaka 40 yakundaga kwibuka uwo munsi ati iyo niyo modoka ya mbere nabonye. Mbega ibyishimo we, sinashoboraga kumva ko yashoboraga kugendera ku mbaraga zayo bwite bitagombye kunyonga nk'uko twabigenzaga ku magare yacu. Hanyuma iyo modoka yararenze irakomeza ku muhanda. Natangara icyo kintu nari mbonye kije kinsanga, ntanatekereje na gato. Nisanze ndi mu nkiruka inyuma, nkirukaho rwose nshishikaye n'imbaraga zanjye zose ngo ndebe ko nagifata. Gusa byanagiye ntsindwa uwo mukino kuko cyaje kunsiga. Uko iyo modoka yagendaga muri iyo mihanda y'urwo rusisiro yagendaga itakaza amavuta hasi. Abona hamwe amavuta yaje kumeneka, arapfukama ngo arebe ibyari byo. Mu matsiko menshi akozamo urutoki ngo yumve ibyari byo. Ararenga arihumuriza. Impumuro yari idasanzwe ntigeze yibagirwa. Ibinyacumi by'imyaka 2 ndabishira acyumviye impumuro. Kuva ubwo yatangiye gutekereza ko yazajya akoresha ibimeze nk'ayo mavuta mu magare bakoraga, kuko yatekerezaga ko ubwo ibyo bizatuma amagare wabo arushaho kwiruka kurushaho. Mu gihe yaba atangiye gukoresha ibyo bintu bitangaje cyane yari abonye. Mu buzima busanzwe Soichiro yari umuhanga, yarazi gufata mu mutwe ikintu cyose abonye cyangwa se yumvishe. Gusa ariko mu buryo buvuguruzanya, ntiyakundaga ishuri n'amategeko yaryo. Tubashimiye uruhare rwanyu mu guha agaciro ibyo dukora. Nizera ko iyi nkuru hari amasomo y'ubuzima watangiye gukuramo. Reka tube dusubikiye aha, tuzasubukure muri indi video turebera hamwe amasomo atandukanye akuye muri inkuru. Iyi nkuru ikomeze guhindura ubuzima bwacu. Kora subscribe utazacikanwa n'ibindi bice by'iki kiganiro, kandi
like na share ntibikabure wawe. Iki ni ikiganiro inkuru yahinduye ubuzima bwanjye, kimwumva akaba yari Francis Nkurunziza, naho mu gice cya kabiri